Bayikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebere hamwe impamvu abanyarwanda benshi cyane YouTube zibananira kuza gukora amafaranga hano kuri YouTube cyangwa se kuba aba content creator. Bamwe baza muri ibi bintu bikarangira bibananiye. Buriya YouTube ni urugendo zaya tugenda twigira hamwe uburyo ibi bintu bikora, system zose za YouTube, uburyo analytics ikora, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza kureba ku mpamvu zituma abantu benshi baza gukora ibi bintu bikarangira bibananiye. Ukwiriye kubimenya nawe kugira ngo ubyirinde, niba uri seriye nyine uri tayari wiyemeje kuza ukomeje nyine kwaza uri serious wiyemeje gukora nta gucika intege nta gusubira inyuma. Ibi bintu rero ni ibintu by'ingenzi byagaragaye ko abanyarwanda benshi cyane bibaca intege bikarangira YouTube bayihagaritse. Ikintu cya mbere ni ukwitega ibyiza mu gihe gito. Akenshi ushobora kuza hano kuri YouTube utazi icyo bisaba ngo umuntu abashe kuba yakorera amafaranga. Urugero ukabuzi ko ibintu biba mu gihe gito, abantu bose bakira video kuri YouTube babona amafaranga, ariko ibyo bintu byose nyuma ukaza gusanga atari ukuri. Buriya abantu bose bakira video kuri YouTube ntabwo ariko babona amafaranga. Icyo ni ikintu uba ugomba kumenya. Hari n'abaza yego badatari kutargeting amafaranga cyane, ariko nanone buri video yose iri kuri YouTube ntabwo ariko nyirayo aba yarabonye amafaranga. Hari ikintu bisaba, hari requirement bisaba, hari ibyo ugomba kuba yujuje, hari amategeko ugomba kuba wujuje. Mu gihe rero uje kuri YouTube hari ibi bintu utabizi, nabyo biri mu bintu bica abanyarwanda benshi intege mu gihe waje witeze amafaranga menshi ubundi bikarangira utayabonye, ugasanga nyine birangiye ubiretse. Iki ni ikintu cya mbere. Waje witeze ko ugiye kubona amafaranga, bakubwira ngo ni uzaba subscribers 1000 n'amasaha 2400 ngo uzabonye amafaranga. Ibyo byose ni ukumenya ko iyo ni requirement ya mbere. Yego ni ikintu cy'ingenzi kuba waba monetize nyine wajya mu cyitwa YouTube Partner Program, ariko ntabwo nanone bivuze ko ugiye guhita ubona amafaranga aza bitewe n'abakurebye n'amatangazo babonye. Ni ibintu byinshi cyane bituma amafaranga yinjira kuba waba monetize iyo udakomeje gukora neza, kandi ibintu bifite abantu benshi cyane bari kwireba nanone birangira utari kubona amafaranga. Nabyo bikaba biri mu bintu bihita bica abanyarwanda benshi intege, ugasanga urugendo rwa YouTube bararuhagaritse. Mu bintu bituma winjiza amafaranga menshi cyane harimo nko kuba abantu bakureba barebye ku matangazo yamamaza. Niba YouTube iri kwerekana amatangazo yamamaza bakayabona, cyane ko nko mu Rwanda ayo matangazo adakunze kugaragara, ariko nk'ahantu agaragara mu gihe amatangazo ari guca muri video yawe abantu bakayakirikaho bakayareba. Ibyo biri mu bintu bizamura amafaranga ya video yawe iri buze kwinjiza hano kuri YouTube. Turi kurebera hamwe ibintu 10 bica abanyarwanda benshi intege hano kuri YouTube bikarangira babivuyemo. Icya kabiri ni ukubura motivation igihe views ari nkeya. Nk'ubu nabona umuntu aracyari gutangira video iri kugira views 10, 20, 30, ugasanga ntabwo views ziri kurenga aho ngaho. Icyo nacyo kiri mu bintu bita bica abanyarwanda benshi intege, ariko ndagira nkubwire ko ari ibintu bisanzwe. Mu gihe uri gutangira ntabwo abantu baramenyera ibintu byawe, ntabwo baramenya content yawe, impression yawe iracyari hasi. Ibyo byose ni ibintu nyine bituma utahita ubona views nyinshi mu gihe gito. Niyo mpamvu udakwiriye kubifata nk'ibintu bikomeye ngo biguce intege mu gutangirira. Abantu bose niko bigenda. Icya kabiri rero, icya gatatu gica abanyarwanda benshi intege ni ukwigana abantu. Ushobora kuza hano kuri YouTube ukigana umuntu uko ibintu bye birebwa, ariko wowe wabikora bikanga ukabona biranze. Niyo mpamvu ukwiriye gushaka originality yawe, umwimerere wawe. Niba uje hano uje kwigana umuntu kuba runaka akora ibintu bigahita birebwa cyane, ntabwo bivuze ko nawe uzaza from nowhere nta muntu kuzi ngo nuko muri gukora ibintu bimwe nawe ngo ibintu byawe bizahita bizamuka nkuko ibintu bye birebwa. Ugomba kumenya ko kuri YouTube ari urugendo nyine bisaba gukora uyu munsi ugahozaho ugakomeza ugakora kugeza igihe ibintu byawe nawe bizagenda bizamuka. Icyo nacyo rero kiri mu bintu bica abanyarwanda intege bikarangira urugendo rwa YouTube rugize urugendo rubananiye. Ikindi ni ukubona amafaranga makeya kandi mu gihe bashoye byinshi.
ushobora kuza ahangaha urugero turavuga nko ku bantu bakora nk'amafilime. Ushobora gukora filime buriya ni ikintu gihenda cyane, gushaka abakinnyi, guhemba abakinnyi, location, ibyo byose ni ibintu biba bisaba amafaranga. Mu gihe rero ubona amafaranga ari kuza ari make, nabyo biri mu bintu bica abanyarwanda intege. Ariko niba uje muri ibi bintu uba ugomba kwitega ko amafaranga washoyemo atazahita agaruka ako kanya. Mu rugendo rusaba kubaka ikintu kinini kugira ngo amafaranga yawe azagende agaruka uko igihe kizajya kigenda gihinduka, cyangwa se uko ibintu byawe bizajya bigenda bikura bibonwa n'abantu benshi cyane. Ikindi ni ukubura community cyangwa se kubura abantu bagushyigikira. Uratangira ukabona abantu na subscribe bakanga kuyikora, nk'ubu ngubu bababwira ntimukore like, ariko hari umuntu ushobora kureba iyi video akagenda adakoze like, adakoze subscribe. Ibyo ni ibintu bibaho mu gihe uri gutangira. Rero ibintu imibare ikiri hasi, byose ni ibintu uba ugomba kwitega, ukirinda ko byaguca intege urugendo rwa YouTube bikarangira rukunaniye. Ibyo byose ni ibintu ugomba kwitega kugira ngo ukomeze upushinge ibintu byawe. Ikindi ni ugutinya gutukwa cyangwa se kugira isoni. Hari abantu batinya gutukwa, bavuga ati ninza kuri kamera bizagenda bite, bazantuka, ibintu bizahinduka. Kumva nyine utangiye gutekereza ngo uburyo abantu bazagufata. Ibyo bintu nabyo bikaba byatuma utaza ngo wikorere content yawe hano kuri YouTube. Tagira ngo nkubwire ko abo bantu ubutinya ngo bagutuka bagira ute, abo bantu buriya baba bihugiyeho, nta n'ubwo ibintu byawe baba byitayeho. Icyo ukwiriye gukora ni ukuza ugakora ikintu uko ucyumva, uko ushaka kugikora, uko ushaka ko kigaragara, ugakora ibintu byawe uko wabitekereje, utitaye kuba ngo abantu ngo barabibona gute, runaka ngo azambona ute, ngo ese ninjya kuri kamera. Ibyo bintu nagira ngo mubwire ko abo bantu buriya abantu ikiremwa muntu kiremwe mu buryo bwo kwihugiraho cyane ibintu byawe, ntabwo baba babyitayeho cyane. Icyo ukwiriye gukora ni ugukora ibintu byawe uko wabitekereje, ubundi ibintu byawe bikagenda bikura gake gake. Iki kintu nacyo ntigikwiriye kuguca intege ngo utekereze ngo runaka ngo arakubona ute. Ibyo bintu ntabwo biba bimureba cyane, nk'uko iyo ari umuntu ushaka kugushyigikira n'ubundi ibintu byawe yabireba uko byagenda kose. Ikindi kintu rero ni ukubura igihe gihagije. Kubura igihe gihagije cyo kuba wakora content zawe. Urugero niba ufite nk'akandi kazi cyangwa se ufite ibindi bintu byinshi ukora, ukajya ubura umwanya nyine wo gukora content, nacyo kiri mu bintu bituma abantu channel zibanana bikarangira nyine urugendo baruhagaritse. Ariko niba ari ikintu watekerejeho neza, ufite akandi kazi, watanga akazi no ku bandi bantu nyine babifitiye umwanya, ukabasha kuba bagukorera ibintu, kandi ni ibintu byagufasha kuba nawe ibintu byawe babikora neza cyane. Udafite umwanya nyine utanga akazi kugira ngo n'abandi bantu bagufashe kuba wakora content zawe neza, kuko n'ubundi ibintu byose ntabwo wabyikorera, watanga akazi no ku bandi, ubundi ibintu byawe bikagenda neza cyane. Ikindi gica intege abantu benshi cyane ni ukubura igishoro. Kubura igishoro rero nk'ibikoresho byiza, kubura amafaranga yo guhemba abakozi, kubura ibintu byinshi nyine, ibintu byose byangombwa byagufasha kugira ngo video yawe ize isa neza. Kuba udafite computer editinga neza cyangwa se utabizi, ibyo byose ni ibintu nabyo bituma abantu ibi bintu bibananira, bakabasha kubikora neza bikanga nyine bakabireka. Ibyo byose ni ibintu nyine ugomba gutekerezaho mu gihe uje muri no business cyangwa se uje hano kuri YouTube, kugira ngo nawe ibintu uzabikore neza. Ugomba kwitega ibyo bintu byose. Ikindi kintu ni ukudasobanukirwa uburyo YouTube ikora. Ntabwo wakuploadinga video kuri YouTube ngo bibe birangiriye aho. Ugomba kumenya ko hari uburyo bazisharinga ku yandi ma social platform, nko kuri TikTok, ukayisharinga kuri TikTok, ukayisharinga kuri Instagram, ukayisharinga kuri Facebook page, kuri WhatsApp. Ibyo byose ni uburyo views zishobora kuba zaboneka. Ikindi ukiga uburyo analytics za YouTube zikora. Ukiga kwanaliza uburyo YouTube ikora, nacyo kiri mu bintu by'ingenzi kandi byagufasha kuba wakora uru rugendo neza cyane. Ikindi ni ukutamenya strategy, kutagira strategy ihamye. Uza kuri YouTube bitewe no kwigana abandi, nta mugambi uhamye wawe, nacyo kiri mu bintu bica intege abantu. Ugomba kugira strategy yawe, ibyo wateganyije ko ibintu byawe bizagendamo. Ibyo nacyo kiri mu bintu byagufasha kuba ibintu byawe bazabikora kandi bikagenda neza, abantu benshi bakabireba
kandi bikabasha kuba byagufasha kutamenya ko YouTube ari urugendo, kutamenya ko wahakora ibintu wumve ko bizahita bizamuka bitewe nuko ubona abandi bizamuka. Byose ni ibintu uba ugomba kugira ugomba kwikura mu mutwe ukamenya ko nyine utabona views nyinshi mu gihe gito nkuko video nyinshi ziba zibivuga. Ujya ubona video nyinshi zikubwira ngo uburyo wabona views nyinshi mu gihe gito, ariko nanone ntukajye uzica amazi utarareba icyo uwo muntu yashakaga kuvuga. Views nyinshi koko mu gihe gito birashoboka, ariko bishoboka bitewe na strategy ugomba kwaplika cyangwa se ugomba gushyira mu bikorwa. Ntabwo umuntu yakubwira ngo uzabona views nyinshi mu gihe gito ngo nta kantu uzakoraho zigahita ziza ari nyinshi cyane. Ibyo ntabwo bibaho, ni strategy nyine uzakoresha ubundi views nyinshi zikagenda zigera kuri video yawe. Izo video rero nazo uba ugomba kuzireba, ariko ukabasha gusobanukirwa neza isomo ry'ingenzi uwo muntu yashakaga gutambutsa. Njye nitwa Mr. Sam, hano ni kuri Mukire Entertainment. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane. Niba utarayikora igikore kugira ngo aya masomo menshi nk'aya ngaya ujye uyasanga ahangaha, ubundi uduhe n'igitekerezo uko ubyumva. Dukomeze tubakorera ubushakashatsi, tubategurira n'izindi video nyinshi kandi nziza. Ahangaha niho bibera. Ndabashimiye cyane.